ni ishyari ryiza, ni ishyari ryiza. Ejo bundi nabonye abantu barimo kuva hamwe bakajya ahandi, ariko ngiye nkahora nibaza why not, kuki ntavanga ngo njye ahandi, kuki navanga ngo njye ahandi. Nyine muri SMS zanjye nyine nagiye mbona ngo wowe ntago ukora neza, wowe ntukora bino, wowe ntugira gutya, wowe ntugira man, judgment. Uziko niho naje kumenyera ko judgment z'abantu man zituma hari ibintu nyine udakora, nyine tumuna akakujudging akakora. Ariko najyaga mbyumva cyane nyine kuko ngiye sinubwa mbere bimbayeho, cyangwa se sinubwa mbere nyine binkorewe. Ariko right now judgment nyigarutseho. Buri gihe nahoraga nyibona judgment nk'abata why now. Hari abahanzi benshi bananiwe kwishyura amabili, uza amadeni abantu baza amadeni ari muri kano kantu, amadeni y'abahanzi ari muri kano kantu nabashyira hanze nkanabumvisha voice note zabo. Soko nteye, ariko abantu bazareke. Yes, it's your boy director password Idi Black Toka Mchenga Rupfugiga Marira nyita password professional gafa. Yes, uno munsi bisa nkaho biri magic, kubera ko nk'ukuntu nyine numvaga ibintu cyangwa se uko nabifataga nyine nje gusanga nyine atari byo nyine tu, kubera ko hari ukuntu wizera ko ibintu byawe bimeze, and then nyuma nyine ukazabona ko people change. Yes, people change and people change. So nukuvuga ngo mu bushuti nyine ubugiye ufitanye n'abantu, sometimes bamwe na bamwe bari behind of you, hari igihe uba uzi ko wenda hari icyo bagufasha cyangwa se bagukorera. So iri somo ni abantu benshi bakunze kuryiga mu buzima, yo kubona yuko nyine ibintu bizeraga nyine bitari byo nyine tu, and then nyuma bakazagaruka aho gato bya bintu byari ibingibi ntago byari biri seriye, ntago byari byo, y'abantu barahindutse, ntago bakiri babandi. So ntangiriro nabibonye. So hagati aho ngaho rero ku iterambere ry'umuntu bigira impact nyine tu, bigira impact. Sinzi nimba ndika namwe mubizi, na nyine sinzi nimba wari wabyuka nyine ukabona abantu bose nyine barimo gutera imbere, wana barimo gushininga, man nyine ukabona wowe guhita witekereza ako kanya ukavuga ati wow, nyine harabura iki nyine ibi bintu nyine ngo mbikore nyine tu. So iyi podcast ni Talk Plus. Yes, Talk Plus ni igihe nyine umuntu avuga ibintu nyine byose nyine bivuye mu nyine tu, aka breakinga ni news nyine tu, ni news niko nabivuga nyine, niko ndimo kubyumva mu nyine tu actually. So amakuru mashyashya nyine tu mu Kinyarwanda, ubwo niko nshatse kwivuga. So hari nk'ibintu nyine bikuzitira mu buzima. Abandi hari abantu bajya bavuga ngo ni star, ni inyenyeri nyine yawe nyine tu, ariko nyine ugasanga wowe ntago ari kubyizera nyine. Ushaka kuvuga ngo ni inyenyeri yawe kubera yuko ushininga, ari uko ari inyenyeri yawe nyine ufite kuyobora nyine tu, ariko iyo ibuze sometimes nyine cye numva yuko nyine waba watanye nyine tu, bagiye mu zindi boro nyine tu. So hari igihe nyine ubyuka ugasanga abantu nyine bagusize, hari ibintu ubona ko bati wow abantu bagusize nyine. Hari igihe abantu usanga nyine bari mu gaco, hari nk'abantu bakunda urugero kugira ngo ubusobanukirwe neza. Hari nk'umuntu uba ukunda kwiyima ikintu kugira ngo agere ku kindi, ariko no mu bundi buzima ugasanga hari utiyima kugira ngo abone ikintu, kubera yuko urugero afite abantu bamuhagarariye, afite abantu nyine bamufasha nyine, afite nyine abantu nyine bamusupport nyine tu, ariko wowe nta bantu ufite nyine bagusupportinga of course kumva. So bikaba ngombwa yuko nyine bya bintu nyine wowe ubyikorera nyine nkawe nyine tu. So abo bantu nibo nshaka kugira ngo tuganireho right now.
uh, binagendanye no kuba umuntu wenda yaba yaruzinga star we akibwira yuko ubuzima nyine butarimo kugenda fresh nyine tu. Mu buzima habaho icyo nakwita statistics, sinzi niba murimo guhitamo byo. Statistics ni igihe ni ahantu reka mvuge ngo reka mbishyire nko mu buryo bwa dashboard. Dashboard igira statistics y'ukuntu ibintu byagiye bigenda, ese ibintu byagiye imyiyumviro, tugenda ku myiyumviro, hari imyiyumviro igira statistics yabyo nyine byagiye byiyongera, iki gihe byagiye bimanuka bizamuka. Ni statistics nyine. Icyo nanisha tukuvuga no kuvuga ngo igihe cyose mbivuze neza, igihe cyose ntabwo ibintu bizahora bimeze neza men, ntabwo bizahora bimeze neza. Ari igihe bizajya nyine byanga bikanga nyine ukagera ahandi uvuga ati wana byanze, ariko nanone biba ngombwa yuko utekereje kabiri bikunda. Simvuze ko abantu bose badatekereza kabiri, abantu bose batekereza kabiri. So impamvu urimo kuvuga ibi ngibi ni uko ejo bundi nabonye ni ishyari ryiza. Ejo bundi nabonye abantu barimo kuva hamwe bakajya ahandi, ariko ngiye nkahora nibaza why not, kuki ntavanga ngo njye ahandi, nyine muri message zanjye nyine nagiye mbona ngo wowe ntago ukora neza, wowe ntukora bino, wowe ntugira gutya, wowe ntugira man, judgment. Uziko niho naje kumenyera ko judgment z'abantu man zituma hari ibintu nyine udakora nyine tumuna akakujudginga akakora. Ariko najyaga mbyumva cyane nyine kuko ngiye sinubwa mbere bimbayeho, cyangwa se sinubwa mbere nyine binkorewe. Ariko right now judgment nyigarutseho. Buri gihe nahoraga nyibona judgment nk'abata why now. Mu kanya mbonye aba TikToker barimo guserebra. Kera nigeze kubona aba TikToker baserebra ntuza umuryango wabo aba TikToker barawuserebra, wow ndavuga that's cool. Mu kanya mbonye aba TikToker bamwe bagiye hanze bakora amatour, bakora iki man, sinzi ukuntu nabivuga ngendeye ku mubano umuntu afitanye n'abandi bantu nyine tu. So ibyo byose abantu babigera hari uko bafatanyije, cyangwa se ari uko bakoze igikorwa runaka, ariko n'ubundi kijya kumera nk'icyo gufatanya. Why not abantu ngiye nyine hari ikintu mba nibaza mutima wanjye, why not batabinkorera nyine. Eske abantu bishimira iki? Bishimira ko umuntu akora iki kugira ngo nyine nawe succeeding nyine muri icyo kintu nyine tu. Ari wicara ukavuga uti man ndahangaha, ariko nkeneye ikindi kintu cya motiva nyine, nkeneye ikindi kintu nyine cyambi ruhande nyine kugira ngo nkore cya kintu nyine nanjye nifuza kugira ngo nanjye celebrate nyine nishyure. Nta muntu udashaka kwishima man. Yeah, of course muri buno buzima abantu babayemo, yaba hano KGL, yaba aho herereye hakurya y'imbibi z'amazi, ngena nisuriza n'abantu batuye hakurya y'amazi. Impamvu nuko abo bantu batuye hakurya y'amazi bo babasha kugira ibyindi byiyumviro, bakatestinga ikindi kirere, bakavuga bati iki kirere kimeze gutya. Y'abantu bandeba muri Canada, reka mbasuhuza abantu mundeba muri Canada, abantu mundeba muri hano mu KGL, abantu mundeba muri za Uganda, abantu bandeba muri abaganda, ariko ntabwo bajya kundeba mukunda, sinzi impamvu. Abanyarwanda batuye mu Buganda kabisa y'abantu kabisa namwe y'abantu sinzi ukuntu byagenze. N'abandi bose mundeba nyine muri mu mahanga nyine tu, birantangaza cyane kuba abantu muri Canada bandeba. Birantangaza cyane kubera yuko man, abantu ba Canada iyo baje inaha ntago bifuza yuko wowe wari utuye i Kigali wowe nyine bakubaza. Ntago umuntu wa Canada yazanga kubaze ngo kikeje mu man nyereka nyine vibes za KGL, vayo nyereke iki. Sinzi impamvu. Njyewe nabyigiye ku muntu bita Dumba man, Dumba yarahamagaye. Nsigeze kumpamagara arambwira ati password vayo dukore, vayo tugire gutya. Nawe arabizi man, nyine
aba diaspora iyo baje i Kigali ukuntu ibintu tuba twe expectinga nyine, sinzi nimba ari uko tuba turi benshi ni twe expectinga nyine ibintu imwe afite amafaranga, ariko njye ntabwo ari cyo expectingaga yuko ashobora kumpamagara hakurya akambwira ati password vuba dukore new shay man, dukore boro nyine dukore nyine ibikorwa nyine biremereye nyine biri ku yindi levels nyine nzi ko nyine tuyokora ibintu byinshi nyine ariko abantu twagendanye mu gikorwa cya reka nivugire abantu twajya mu gikorwa cya movie ya Rocky man, yo bantu nyine ngene nizeyemo kuva nabaho nyine najya muri entertainment n'ibyo bintu nyine nari nizeye nkora neza mvuga ati wow that's good, ibintu nimbikomeza nyine bizaba ibintu biri perfect cyane, ariko ibyo bintu nyine nizereyemo nyine byaje kurangira nza kubona yuko ibyo nizeye ntago ndimo kubibona. Kubera iki? Kubera ko nizeye nyine ubundi ngiye buri hari feelings ngira zo kwizera ikintu runaka bitewe n'imbaraga nyine nkibonamo nkavuga ati wow iki kintu ndacyizeye nicyo, yego ni fresh, ariko nyine mfite akantu ko kuvuga ni why not, kubera iki atabinkoreye kugira ngo nanjye mbone opportunities yo guhita na avance nyine nakoraje nyine tungewe yarambwiye ati ngiye dumba yarambwiye ati hari ubwo twakoranye hari ntuza ushobora kuzabona nyine hari platform ushobora kuzabona kikakwankuraja nyine ukabona n'abatera nkunga nyine ariko icyo gihe ntago nigeze mbabona kubera ko ibintu byose yansabye nyine narabikoze mandaza kuri social media nayo nsanzwe navuga nyine nayo nsanzwe umuntu uri casual nyine ukuntu hari umuntu ujya ukura ngo umuntu bita ngo Kejeg man nyine ndabona gita kajuga nyine Kejeg nyine ni icyongereza cyamaye hano i Kigali nyine Kejeg n'aba diaspora ngenda n'abarabure style nyine zazigezwe Kejeg nyine Kigali ni kajuga nyine Kejeg ukumva rero man nyine nari ndi umuntu uri aho ngaho najya kuri social media nyine abantu nyine babibona nyine gutyo gusa man, ndangije mfungura TikTok ndavuga ati okay nzakoreraho nyine abantu kugira ngo nabyo banabyumve biragorana noneho ikintu nahise mvuga ati okay noneho ubwo abantu batarimo kumbana muri filime reka nigiye mu ndirimbo man, indirimbo narakoze nakoze imyaka 4 nkajya nkora indirimbo 125 mu mwaka 125 mu mwaka ngapostinga ngakora mari posting ngakora iki man abantu babibona nyine okay mu cyumweru gishize nibwo narebye ndavuga ni sasa rero it is this time rikumva kugira ngo nze kuri microphone nyine mvuga icyo kintu nyine ndavuga ati this time ngiye kuvuga kuri kino kintu nyine abantu banze bakibone bamenye what going on muri music man. Abantu bishimiye ntuza indirimbo nyine nagiye nkoraho nyine indirimbo nyinshi, indirimbo z'abastari benshi ngiye kugira ngo nemeze abantu nagiye nanakora na achievement, nagiye nkora achievement buri mwaka wajya kurangira ngiye nkarekana achievement y'ibiboro byose nageze nakora abastari. Ngiye no mustari utarangira pe, no mustari utarangira simuzi, wo ntago muzi pe, simuzi muri Kigali simuzi. Igihe cyose nyine ngiye nabereho ntago mu mustari muzi. Kwa ko baje gukora abastari benshi umuntu umwe ntarakorera. So ni nkande. Umuntu arakorera nyine nzi n'umuntu bita Emi uba Canada sinzana bariko byamanza ba Canada. Niyo muntu wenda ntarakora ku ndirimbo, ariko abandi bose abastari bose bo mu gihugu narabazengurutsa ahantu hose ibiraka byose narabitikuye man. Ngiye noneho nakoze indirimbo zose man, zose z'abastari muri uno mwaka nuri washize nakoze ku ndirimbo z'abastari benshi none ugasanga hari n'abataragiye banamana credit kubera ko credit akenshi twera tuzamura ituma tumenyekana nyine ituma abantu bakumenya, ariko abantu bamenye yuko nkora itara indirimbo man. Yewe n'aba director wange ati password ukora indirimbo 100%, ukora indirimbo 100%, why not nyine why not yabaye why not ndibaza
hari ejo bundi umuntu wambwiye ati password ese ikibazo ni twebwe cyangwa ikibazo ni wowe? Rero reka mubwire, ubundi reka mbibwirire, hano mu Rwanda ubundi twari turi abagafa batatu, yari njyewe, hakaba na Possible, hakaba n'umuntu bita ndetse na Jarike. Twari abatipe batatu bro, bakora mu ndirimbo nyine pe, bakora mu ndirimbo ariko 2019 covid itaraza, Possible yari uwa mbere pe, Possible bari bamuzi kubita ngiye, ariko nanjye icyo gihe narakoraga, ahubwo ni kwa kundi ubukora uvuga uti ntago abantu baramenya, ariko nkore abantu bamenye bro. Covid ikijyamo, ubundi 2019 covid iza, twakoze ku nsutsu, noneho abantu baravuga ati password yaje, abantu barambona, noneho iwana iki, ari n'izindi nyinshi, ntago ari ku nsutsu gusa, ni indirimbo nyinshi, abantu bavuga ngo password yaje ibiki n'ibiki, abantu biracika, dukora turakora iyo bwabaga. Ndakwereka n'aka video k'iyo ndirimbo, byaranangaje cyane, nza gukora ndakora bibiri, Imana bakubita amahiti, inkora amahiti, ubundi itara niyo ndirimbo bro. Rating yishemo ibintu byinshi, Imana rating yishemo ibintu byinshi bya hatari, buriya na hit iva kuri rating buriya. Ndabakubita ndabakoma, abantu banga kumva, none ubu ngubu kugeza n'iki gihe abantu batacyumva. Indirimbo mwamenye ni nyinshi, sinazivuga ngo ndirangize. Kuva igihe nakora kugeza aka kanya nkoze indirimbo zigera nko mu 1000, cyo ziragera. Kuva nakora nyine kuva 2015 kugeza izi saha, indirimbo 1000 ndakeka ko zuzuye, ariko abantu ntago, the people changed man, abantu barahindutse, abantu bahinduye imyitwarire, bahindutse ukuntu nyine, abantu bari selfish. Noneho umuntu akaza agahita akubwira ati ngo kubera iki utaragura imodoka, kubera iki man. Ngewe ikinyabiziga ntwara cyanjye narakiguriye, kandi nakiguze kera hashize igihe kirekire, kandi sindahindura ikinyabiziga cyanjye. Rero abantu sinzaye password ukora guze Coaster, wowe ubivuga kubera iki utarayigura man. People judging man, people bara judging man. Ndavuga ati ubundi ibyo bintu bana bivuze, ba password agenda n'amaguru, password atega moto, password agiye gute, ndavuga sawa jene bazi yuko man, okay ngiye nta mafaranga mfite pe, ngiye nta mafaranga mfite ngiye babwi kubera cyane, bakomeza bajudge bavuga ati password use kuva kuri tele, ufite amafaranga, ufite amatara arenga 1,100,000 ugataha tuguha lift, ugatega moto iki. Mbona ibyo bintu rero birimo kugenda binteranya n'abantu, then ngiye nigura akamoto, ndavuga ni okay, regerekana ngiye niko moto, ibibazo by'i Kigali ngiyewe na apireka nikize naga nabyiteza. Kubera iki iyo ubaye umustar nta mafaranga, akenshi wowe washaka gufite uhura na conflict, ugahura n'icyo bita depression. Ugira conflict ukagira na depression, ugira urwango mu mutima wawe ukagira na depression, igutoza kushaka kubaho nk'umuntu runaka wowe ukunda kureba. Depression abantu bafite. So ndiyewe ndikomereza kugeza rero muri kuno kwezi tugezemo, no kwezi nagiye mbona ibikorwa by'abantu benshi baserebra ateo. Igihe kirageze kugira ngo abantu bambracing, igihe kirageze Imana yarambracinze, ahubwo igihe kirageze abantu bambracing. Abantu twabanye mu bibazo byinshi by'imiziki, abantu Imana ibibazo, nta muntu nawe nta muntu mfitanye ikibazo nawe cy'umuziki runaka ngo ngiye ngo dufitanye ikibazo nyine cyo wenda cyo kuvuga ngo hari akazi nyine katageze nkuko twabyifuza, kandi ibintu ntago abantu bakora ibintu biba perfect nkuko babyifuzaga. Nyine hari igihe ibyo ni strategies nyine y'isuku niteye. Igihe kirageze ngo abantu bambracing, igihe kirageze ngo abantu nyine bantekerezo kubera yuko bro, indirimbo 1000 umuhanzi reka tugire 5 ukugira ngo umuntu azuze indirimbo 5 man, ni igikorwa gikomeye cyane. Ibaze ngiye none yuko nkoze indirimbo 1000 kuva 2015 nkoze indirimbo 1000
cyo nzi cyo ziragera nimba bara ku mwaka nimba nkora indirimbo 120, reka ndebe 120 man sinanabibara man. Gusa 120 natangiye kuzikora 2017 mu kwa kabiri. Ubundi najya nkora indirimbo 30, 40, 50, 70 ariko icyo gihe natangiye kubara indirimbo ko nkoze buri mwaka ngenda nkora ku ndirimbo 120, yaba izaba upcoming yaba izaba star. Izaba star nizo zabaga ari nyinshi kurusha izaba upcoming, kuko aba upcoming bazaga ari bakeya nyine tu. So nibyo rero navugaga abantu barahindutse, ntago bagishaka ko ubundi iyo ukuze gutya ukora bino biboro by'amatara mu ndirimbo, akenshi abantu ntago bizera imvune zawe, nta nubwo baba banazumva. Ahubwo inaha mu Rwanda uko ibintu bigenda bihinduka ni nako binagabanuka. Ahantu bagabanura n'ibiciro byawe biragabanuka, utangira wenda kuri 200 ukazagenda ugenda ugabanuka bikarinda naho ugera ku 50 bro, amadolari 50 bro, indirimbo kayirayitinga. Ariko ngewe icyo kigero sindakigeramo. Ariko dore ikibazo ahantu cyavuye. Ubundi twajyaga turayitinga indirimbo wenda tukaba twabona amafaranga adutunga n'iki, ariko aka kanya sinzi ukuntu byagenze sinzi ukuntu byagenze. Sinzi ukuntu abanyarwanda duteye sinzi ukuntu abanyarwanda duteye, sinzi ukuntu byagenze, sinzi ahantu byapfiriye. Gusa abanyarwanda turi abantu bubahuka, turubahuka. Impamvu twubahuka nuko iyo umuntu amaje kuguha ibyo aguha, we ntago iyo uwo yanje akazi kawe ntago wita ku gaciro ako kazi kari kagufitiye, bitewe n'abantu bari aho ngaho. Abantu baranashimira ko ati Password thank you, DOP thank you, director thank you, then it's a rap. Bakarapinga nimba mujya gufata agacyayi mukanyegura ushyuye bikarangira, ibyo biba birangiye. Nta nubwo iyo agiye guhamagaza team kuri another work ntago urugihuta nazamo, kubera yuko the people change demand, barahindutse. Ntago nyine aguhamagara men. Ngewe aka kanya nzabagafa man, ubuzima busa nawe bwajemo mistake ikomeye cyane. Kubera iki? Kubera ko man abantu nyine ntago bigeze bifuza neza, ntago bigeze nyine bashaka ko watera imbere nyine to why not. Abadirector baguze amamodoka, baguze ibiki, ariko basubije inyuma bagafa. Abadirector basubije inyuma those people, everything, kuri buri kintu cyose nyine babasubije inyuma man, babasubije inyuma. Noneho ukanasanga abantu ari nk'abantu ngendeba nkavugana ese no kubera iki ibi bintu byabayeho, kandi abantu baragiye bakora amahiti man anacyumvwa, ugasanga hiti yaka kanyira cyumvwa, ariko ugasanga nyine umugafa warayitinze man. Ngiye no kuvuga kuri right, kubera yuko bari abantu bakora akazi karemereye bro, bakora akazi karemereye, ariko kuzikuzana right na props man birakora kuri set ubireba muri frame. Ariko ugasanga umujene aracyarwana n'inzu y'ijana, aracyarwana n'inzu ya 50, aracyarwana n'inzu ya 30 bro. Biratangaje cyane nyine. Ubuzima bwa Kigali buragoye, ariko amahiti tubakorera indirimbo zikabyinwa zikabyinwa mu tubari man, amashusho mukayishimira, mugata abantu bagahembwa ibihembo ko bakoze video nziza. Ariko ongeraho ngo ariko man yatari gusa nyine udafite akandi kazi ukora waraburitse. Niyo mpamvu nyine abantu man, iyo indirimbo irangiye umuntu akareba credit, ni bake babireba nyine kugira ngo uzabone umuntu arimo kureba credit. Noneho ni nagaki ushobora kubona kuri microphone gutyo umuntu araje aravuze man, kugira ngo ino sound ibyo byenyine burimo kuyumva, icyo ni ikintu gikomeye cyane. Kubona urimo kundeba gutya abo ngo bakigazi. None hari igihe kizi kugira bavuga bati eske twakora iki aka kanya kugira ngo twumvwe, twakora iki kugira ngo turebwe, twakora iki kugira ngo tugire gutya.
noneho umuntu akazana ngo I want to do better than nyine umuhe mwaka nyine tu. Nagiye mpura n'abajene benshi bambwira bati ntago ndabona bino bintu kugira ngo ntangire gukora, ariko ASAP ngiye ntago reka Jiboro ntago ngiye wapi kabisa. Ngiye nkora ibyo nyine ngiye mfite, ubundi ngiye nkuko nuko natangiye bino boro byo writing indirimbo z'abana ba star banyu. Ngiye natangiriye kuri ntago ari kuri zero, ariko natangiriye ku mafaranga muri muntu wese yabona, isaha n'isaha yabona. Kaye ko ngiye navuye mu rugo nje mu muziki nyine tu. Ngiye nyine kugira ngo nteze umuziki imbere. Ngiye niyo nibyo najemo. Ninjye muntu wa mbere mu muziki watekereje yuko amatara y'amatiba agomba gucibwa. Amatara y'amatiba agomba gucibwa, hakaza amatara y'ama electronique agomba kuba arimo battery. Ninjye muntu wa mbere wazanye itara rya gitibe ricagingo. Takana na Amerika n'indirimbo ni ya kera, hashize igihe kirekire rwose. Kuzana itara ugashyiraho battery ugashutinga nijoro kandi nta muriro uri aho hantu. Hashize igihe kirekire mwe mwaye mufite ibira bitara bicomeka bino byo mu nzu nyine bakoresha mu nzu by'amabara n'ibiki byose. Mbona ko ibyo bintu bidakwiye mani. Ibyo biboro ndavuga ni ariko baze gutekereza icyo kintu mu banyarwanda ugahita ugihindura ukavuga uti ngiye bino bintu ngomba kubi. Ninjye wazanye amarani 60C amarani 60C. Iryo tara ni itara bitewe ni singiye kubisobanura, ntago naje kubasobanura kwanza n'amatara. Ntago naje gusobanura amatara, naje kubabwira ibintu nagiye mpindura n'impamvu abantu bahindutse. Abantu barahindutse. Imiziki mubona, imiziki mubyina, imiziki mishyashya mwabonye, imiziki isa neza mwabonye, mfiteho uruhare byibura 35%. Ndabizi ko nyifiteho uruhare. Ibindi nibyo abandi bantu barenze umwe barenze batatu bagiye bakora, ariko ngiyewe nakoze ikintu ndumwe kandi kinini. 35% ni imibare minini. Ntago wagenda ngo uvuge ngo urugero ari nk'ikintu kibabaje njya numva ngo umuntu ngiye yaraje nsanga muri game atabizi. Abantu benshi bansanze muri game ariko ntago babizi, ahubwo babonye bampamagara duhura ngo nzaguhamagara nkubwire. Ndabizi history yabo nshaka kuyisubiramo. Umudirector yize kumbwira ngo password ngo ninjya kwigisha kugira amatara, kandi uwo muntu ubivuga twahuriye hari isibo yahoze hari Gikondo hariya. Mfite amatara mana arenze no kugira ngo mpuze nawe nahuje nawe uko mfite amatara arenze. Ntago nagiye n'umutwe, ntago nagiye nganyigisha ngo nta kintu yanguriye. Ubuzima bwanjye nta kintu yigize angurira. Yanaheze kugira ngo izina ngiye nitwe gafa nta kintu yakoze. Bro, usibye kumpamagara akanyishyura ubuhumbi 30 cyangwa 40 nazanye ibikoresho bigura 8,000,000. Bro, people changed. People changed. Kuko man sinzi igihe kizagera nyine ngo mwumve ko muri kandi no bakitwa ngo n'abantu bakuze. Nicyo kibazo. Uri umuntu ukuze ariko utuma mparira na mugenzi wanjye. Nimba urugero nimba hari itara ngiye natiriye kugira ngo ukore ikintu cya danger, ngiye iryo tara ntaryo mfite wenda urugero. Nyuma y'amafaranga nyine wajya kunshwanisha na wa muntu nawe aravuga ati nago hahita arumbwira ati nsigayemo ibihumbi wenda 20 uraza kuza kubimpereza. Ngiye simbimuhaye kubera yuko wigize ishyano, wigize ikimara nyine uranshwanisha na wa muntu njya kugira ngo nzajye kwishyura. Mani ari biboro na payinze man ari bona payinze back kubera nyine icyo kibazo nyine tu. Hari bona payinze back kubera ibyo bibazo nyine tu, ibyo bibazo by'abaniga abaniga baba director man bakora ibintu ku buryo nawe ushaka kubiruka wati umuntu agira ubwenge butekereza man. Aranje gukora akazi ke atangiye kumbwira ibintu ngo runaka ngo noneho hari ikintu abantu biharaje ngo umuntu ngo aratinze. Umuntu akubyukiye mu gitondo akubwira ati tujye mu kazi, ukamubwira ati andika ibikoresho umena na moodboard. Umuntu moodboard arayiguhaye akubwiye n'ibikoresho, urahise umubwira ati ishyura. Aravuze ngo ndaje nkuvugisha, akuvugishe saa 11 kandi murashutinga saa 1. Aguhaye amafaranga, ibikoresho utari ufite nibwo ugiye kubishakisha. Umuntu agira ubundi ubwo umuntu urumva man. People changed. Wowe ni umunyarwanda
araguhamagara ariko se aguhamagara. Abo bantu rero akenshi bibeshya yuko bafite amafaranga, cyangwa bibeshya yuko ari abakapomani. Ntabwo muri abakapo mwebwe, ntabwo mundusha amafaranga, kuko iyo mutamamagaye ndarya, iyo mutamamagaye imbaho. icyo kintu nicyo mutazi, ntabwo muzi. Noneho iki ni ikintu nabonye abo bantu ukuntu mwebwe mumeze gutyo, nta nubwo muzi kubaha umuntu, nta kinyabupfura mugira, akanwa kanyu gahoramo ibitutsi, amagambo mabi, nk'ibyo. Kandi ugasanga sindagutuka, sindakubwira nabi, uhora wivugisha amagambo ngo ufite izina, yego nibyo narifite, ariko iryo zina ryubakiye ku kinyoma. Ibi bintu byababaje abantu benshi. Hari n'abantu bavuye muri kariyeri kubera nyine mwebwe. Abantu bagomba bisubireho cyane, bari batanabishaka banabikomeze. Ariko wowe ndakuzi ibintu wirirwamo umbwira byo fucking man, fucking wirirwa umbwira byo fucking, nkakureka kubera yuko ngiye ukuntu narezwe. Ntago guharira nawe nta kintu bimarira. Iyo ni wantu ukantokoza niyo wagira gute nyine ugakora ibyo wumva wowe ushaka, ntabwo bikuraho kuba uwo ndiwe right now. Amashuri nize ko nta n'amafaranga wowe wishyuye ku mashuri nize, ko wagize ute, nta kintu na kimwe wowe wakoze kugira ngo mbe mpagaze aka kanya. Ibyo nize ndabikora, kandi ibyo nize ushobora gusanga 1/2% atari ibyo nkora kuri wowe, ariko mu kazi kawe ushobora gusanga atari ibyo nkora, ushobora gusanga mbikora ahandi. Kuko nubwo abantu bahindutse, ariko ntabwo njya nibagirwa ko n'abandi baza nyine bagahinduka nyine tu. Kuko abo bantu mpamvu zo ngo barahindutse nuko banteje abandi nyine tu. Ariko nubwo banteje abandi ntabwo mbyicuza, ntabwo nicuza kuba abantu barahindutse. Bakomeze bahinduka ahubwo ari benshi, bakomeze bahinduka ari benshi. Ntabwo nshaka ko mudahinduka, ndashaka ko muhinduka ahubwo muri benshi byatari. Kuko mumaje kwigira gagasi, mumaje kubyimba ibintu mwabize ku rundi rwego. Ntago aka kanya nta kintu na kimwe buriya. Iyo utizera ko ibintu byahinduka, nta kintu na kimwe wageraho. Iyo utizera ko ibintu byose byahinduka, nta kintu na kimwe utageraho. Rero abantu bishwaye ko bafite amafaranga bagomba gutsikamira abandi. Hari abantu mwagiye mutsikamira kenshi, ngiye najyanga abana bati bakambwira se paso ni kuri amukora, ni kuri amugira mute, bambaza ni mukora hagati wasabye akazi ngewe cyangwa wasabye akazi uriye. Mwabaye unserious guy. So ibyo bintu rero byagiye bisubiza abantu inyuma. So icyo kibazo nanakiveho, n'ikibazo cyo kuba umuntu afite transport iki. Ibyo bintu mukajya mubibaza umuntu, ibyo ni ibibazo by'ubugoryi. Uzajya ubaza ibintu bimaking a sense, ubaza umuntu ibibazo bikureba, bitakureba urebe hirya. Kuko ushobora kubaza ikibazo kikakuvuna mu myaka iri imbere, kikakuvuna, ariko kikakuvuna ukabibona ko cyanakuvunnye, kikakuvuna no mu bitekerezo, ugahora wowe ugitekerezaho. Ukajya ubaza umuntu ibibazo biri aho ngaho biri bizarre nyine gutyo gusa. Abantu benshi iyo bakubona usa n'urimo gukina muri business yabo, ntabwo baba bazi biri behind. Hari nimba utizera yuko umuntu atajya yikoresha, hari ibimukoresha kubera icyo utizera icyo kintu. Ukizera umuntu ku giti cye ko arimo kubikora bishaka. Hari abantu bagiye bazira ko umugenzi wabo yakoze ikintu nawe akabigenderaho. Mu miziki hano hanze ibintu byaradogereye kabisa. So ngewe rero icyo nivugiraga, nta gihe urasohoka ubone nyine umuntu, ubona abantu nyine basa naho bagusize, basa naho bagusizemo ukuntu. Kubera iki? Kubera people changed, abantu bahindutse nyine, ugasanga bagusizeho akantu, ukabona nyine ibintu byarahindutse, ntabwo bikiri bya bindi wari uzi. Kubera yuko bashatse kwigira abantu b'abanyabwenge, cyangwa se ntabwo urabyuka ubona abantu warabasize ukabona abantu babaheye.
ariko icyo gihe iyo ubonye nawe wararenze wajya, hari igihe bajya bagati wowe warenze wajya kabisa. Abantu nyine hari abantu baguha icyubahiro atari uko babikubajije nyine tu, bakaguha icyubahiro. Abantu nabo barahari, thank you ku bantu nyine bubaha nyine akazi nkora, kandi bakakubaha kubera yuko bagomba kukubaha, bakubaha agaciro k'ikintu runaka kuko bagomba kucyubaha. Abantu benshi bafite amarira muri muziki, bafite amarira kubera ko bashoyemo bagasanga ibintu byabo barimo kubigisha, barimo kubikiniramo. Hari amakampani menshi hano ntavuze, hari amakampani menshi ntavuze, umuntu atiza kamera ayitije umudirector, kamera igura nka miliyoni 8, mwana akayigarura yagize ubuci burere nyine tu. Hari aba director birukanywe nyine kubera ayo makosa, amafuti. Hari abahanzi benshi bananiwe kwishyura amabili, uza amadeni abantu baza amadeni ari muri kano kantu, amadeni y'abahanzi ari muri kano kantu.